akarazanye Bibiliya nk'iyabo, akaza abasaza bo bicaye hari inyuma ati natwe tureba ahantu asoma. Arasoma hasi ataho ndahaje, arasoma muri Matayo naho ndahaje, arasoma mu Byanditswe naho ndahaje, nanjye ndeba ahantu aza gusoma. Mbega bakicara bumva biyizeye ko ibintu byo muri iki gitabo babisomye babizengurutse babizi, bakumva ntibumva neza ikintu umushyitsi ari busome. Rero bene data, nta yandi magambo mashya nazanye, nta yindi Bibiliya yanditswe muri uyu mwaka, ni iyi ngiyi, ni iyi tuzasoma n'abana bacu n'abuzukuru n'ubuvivi, ni iyi ngiyi. Haleluya. Ariko unyemerere, niba n'ejo wari warahasomye, unyemerere tujyane tuganire ijambo ry'Imana. Ahangaha Imana yari imaze kubwira Mose ko igomba kumutuma mu gihugu cya Egiputa, gukurayo ubwoko bwayo bwari buhabereye mu mibabaro, bwari buri mu miruho, bwari buri mu bibazo bitandukanye nk'uko mujya musoma. Hanyuma imaze kumutuma, ahangaha twasomye, Imana yari igambiriye kumubwira Imana imutumye yariye, kuko kera habagaho imana nyinshi zitandukanyije amazina. Hanyuma Mose aravuga ati se ningera aho hantu nkababwira ngo Imana yantumye, bakambaza Imana yantumye ari iyihe, nzababwira ko ari Dagoni, nzababwira ko ari Ashera, nzababwira ko ari iyihe Mana intumye. Haleluya. Imana iramubwira ngo uzababwire ko ndi uwo ndiwe. Iravuga ngo uzabwire ko nitwa Uwiteka, uzabwire ko nitwa Imana ishobora byose. Umurongo wa 15 twasomye ngo Imana iramubwira ngo nagenda ateranya abakuru, ahere ku bantu bakuru bo mu Bisirayeli, bakuru bakomakomeye. Imana ishimwe, buriya ibintu bibaho muri iyi minsi, cyangwa se mu itorero cyangwa biba n'ahandi, Imana izi gahunda abantu bagenderaho, izi uko abantu bameze. Mu yandi magambo, izi neza ko nayo ikeneye ko abantu bakuze b'imbere babanza bakumva ibintu, bikaba ibyabo bakabyakira, bakabona gufatikanya n'uyoboye kumvisha abasigaye gahunda igezweho. Imana itugire neza. Ubwo muri ino teraniro cyangwa muri iri torero, iyo hajya kubaho ikintu, umushumba abanza kwegeranya abadiyakoni, akegeranya muzabikorwa, igaterana ikiga ku kintu, iyo bakabanza bakacyumva, bakamenya ko icyo kintu ari ngombwa kikabajyamo, hanyuma bagafatikanya kuzacyumvisha abandi, kuzababwira gahunda igezweho. Ahangaha nayo Imana yarababwiye ngo nibagende babanze batoranye abantu bakuru, batoranye abayobozi babo, batoranye abantu babo b'imbere, ababwire uko Imana yamutumye. Imana irababwira ngo jyewe Uwiteka nabagendereye, nabitegereje, narebye, menye uko mubayeho, menye uko mumeze, menye uko mumerewe, ariko jye Uwiteka Imana ishobora byose hari umugambi nafashe. Haleluya. Nafashe umugambi wo kubakura muri iyo mibabaro, ndetse iyo usomye usanga hari aho ivuga ko imanitse ukuboko, igihugu cy'i Kanani yakimanikiye ukuboko ko izagiha Abisirayeli bakagituramo, kikaba gakondo yabo. Imana ishimwe. Hanyuma guhaguruka kw'aba bagabo cyangwa se guhaguruka k'ubwoko bw'Imana ntabwo byaboroheye, ntabwo byabaye ibintu byoroshye, ahubwo Imana ubwayo byasabye ko ibanza igakora ibitangaza kugira ngo yemeze abantu bemere ko Imana ibahagurukije, ari ibahagurukije kandi ko ifite aho ibajyanye. Amen. Uko nguko niko bijya bitugendekera. Uri utazabona uri umukirisitu, utazabona urahagurutse korari yabwirije ukamanika ukuboko ngo bagusengere, hari ibintu byinshi Imana iba yabanje gukora cyagiye nijoro uryamye, hari ibintu Imana iba yabanje gukora cyagiye utarinjira mu rusengero, hari ibintu Imana iba yabanje gukora. Imana itugire neza. Iyo usomye ukabona ibitangaza Imana yabanje gukora kugira ngo ubwoko bw'Imana buhaguruke mu gihugu cya Egiputa, ntabwo ibyo bintu Imana yari yakoze ntabwo byagombaga gupfa ubusa mu biganza byayo, kuko Imana yacu umushinga wayo ntabwo ujya uhomba. Amen. Ahangaha nagira ngo mubwire ngo Imana yahamagaye, ikaba yarakuraritse, ukava mu bigirwamana ba data na ba sogokuru basengaga, ukava mu migendere yabo bagendera
umushinga watangiye wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Haleluya! Ndagira ngo mubwire ngo uyu mushinga ntabwo Imana Data wa twese ishobora kwemera kuhomba. Imana ubwayo iravuga ngo yatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Amen. Ibi ngibi iyo ndimo mbivuga mbihuza n'ubuzima bwanjye, sanga buri ikintu Imana ikora ifite ukuntu igitegura, ifite ukuntu igishyira ku murongo, ikabikurikiranya kandi ikabigenza neza. Ngiye wagaze imbere yanyu iyo nibutse ko ndi umukristo. Muririmbyi w'ijana na kangahe n'umunani ngira ngo sinibuka neza we ringira ngo ngende umukristo, aravuga ngo nzahora ndiwe, aravuga ngo mu bintu byose, aravuga ngo ndetse ngeze kugupfa, aravuga ngo naho igihugu cyose cyaseka nzakomeza ngo umukristo, nzakomeza gukizwa, Imana ishimwe. Iyo nibutse buryo ubuzima bwari bwarangoye, mwibuka uburyo Satani yagiye akanyiherana ndi umwana mutoya, kuko mu myaka 14 jewe ndangije primaire nase nkomeza ubuzima bwo kwibana. Mu myaka 14, 15, 16 nafashe indangamuntu nikodeshereza inzu yanjye mbamo, nishyura ku kwezi bisi 30 igashira nkishyura. Nagiye gufata indangamuntu ntate 500 yo kujya gutanga, nagiye gufata indangamuntu wari umushinga wanjye bwite, ntatera inkunga mbega batazi icyo gihe. Mbese nawe urabyumva, 16 kuri 14 nabaga afite imfunguzo z'inzu yanjye, nzakinga nkagiyonja, nataha saa 5 z'ijoro, nataha saa 8, nawe uri bumbaze ngo byagenze gute. Hanyuma ubwo buzima nabayeho bwatumye nkura. Mbere yo gukura ngenda mbere ngenda mbere y'icyiciro nakagenzemo nkigenda imbere. Kurumva nabaye nk'umugabo, ntabwo ngenda urumva abana ba 14 nitwari kugendana, aba 16 nitwari kugendana, byibura nabwo ndi nko mu ba 21 gusubiza hejuru naho ngaho. Kandi byarankurikiranye kugeza kuri uyu munsi wa none, usanga afite inshuti z'abantu bakuru. Byarankurikiranye kugera ku rwego rw'uko nageze igihe cyo kuzana umugore nafite inshuti z'aba 21, ahubwo afite inshuti za 35. Uyu munsi wa none usanga afite inshuti z'abantu bakuru, turabana cyane n'abakunda. Mbese Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma iyo nibutse Data wa twese ukuntu ajya tugirira neza, twagiye tubiririmbamo byose tubihwanyirizamo, nibuka uburyo nize kuraguza afite imyaka 16, nkatonda umurongo n'abakecuru ba 58, 70, 65, twicaranye ahantu hamwe ndindiriye ko bamubwira ibye, nanjye bakambwira ibyanjye kuri 16 yanjye. Ngo menye ibanga, oya nta banga menye, ndimo ndashimira Data wa twese mwiza. Haleluya, haleluya. Nimushaka muvunye twongera tumuhe icyubahiro aragikwiriye. Imana yacu niyubahwe. Haleluya. Uzi kugira nka 17 ariko bazi kugushyira akantu mu ishashi bakavuga ati ngaho ndetse gashyiremo, uramenye nugira ujya wagasize ntuzagaruka amahoro, uramenye umwenda nuwambura nta buzima uzabona, uramenye aka kantu nugasiga ibyawe birarangiye. Kuri 10 ugakomeza muri ubwo buzima. Ubu mba narabaye niyo Yesu atahaba. Mana ishimwe ko Yesu yaje akagambirira kutugirira neza, akabishyira muri gahunda, Imana ikabitegura. Uyu munsi wa none ikabigenda ibisohoza nk'uko yabigambiriye. Imana ishimwe. Hanyuma turimo turaganira ku rugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bagana iwabo i Kanani. Dusome ibice byaho 10. Twibuke ko iki gitabo mubona dusoma cyo kuva bundi buri ushatse ukigeranya n'urugendo rw'umukristo mu isi. Muri Egiputa tuhagereranya no muri iyi si. Hanyuma Farawo tumugereranya n'umwanzi w'isi ari we Satani. Wari mu muryango wa Farawo kanye mbusibye ko byacu birangirira ahangaha. Uru rubanza sinzi ukuntu narusobanura. Ba Ezekiyeli baba bakamera n'abandi, Mana ijye dushyigikira duhagaze aha hantu tumenye ukuntu dukontorora amagambo havugirwa.
kuko nk'umuryango wa Farawo uhise uhagurutse urubanza, hanyuma ukajya kundega ati wavuze gutya, kwisobanura byangora, kandi wasanga nta banyunganira muri mwebwe ngo bavuge bati mbese reka tujyananemo twese twari tugushyigikiye. Ariko niko iki gitabo kitwereka urugendo rw'umukirisitu muri iyi si rugereranywa n'iki gitabo cyavuze uru rugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa berekera iwabo i Kanani. Bigereranywa n'uko turi muri iyi si tuyivamo natwe dufite iyo twerekera iwacu. Haleluya, haleluya. Hanyuma uko bagiye bahura n'ibibazo n'intambara, ni nka bya bindi natwe duhura nabyo umunsi ku munsi. Hanyuma uko Imana yabanye nabo ni kwa kundi nawe ujya ibana nawe. Vugira ngo amin. Haleluya. Dusome ibice 14, dusome umurongo w'10, naho ngaho ndi busoreze. Naho ngaho ibice 12 umurongo w'10 haravuga ngo Farawo batuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli barataka batakira Uwiteka, babaza Mose bati namba zari mu gihugu, namba zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu, ni iki cyatumye tugirira utyo? Kudukura muri Egiputa sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa biruta ko dupfira muri ubu butayu. 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. 15 baravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. 17 nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa